Umunyeshuri wo muri kaminuza yapfukamishijwe asaba imbabazi nyuma yo gufatanwa telefoni y'abandi yari yibye maze ibintu bitavamo ibibazo bikomeye cyane ngo yari atwite. Muri Uganda inkuru y'umunyeshuri w'umugore utwite yateje impaka nyinshi nyuma yo kugaragara yapfukamye imbere ya bagenzi be asaba imbabazi nyuma yo gufatanwa telefoni bivuga yuko ngo itariye. Ibingibi byabereye muri Bishop Stuart University iherereye mu mujyi wa Mbarara aho uyu munyeshuri yigaga. Amakuru atangajwe n'itangazamakuru ryo muri Uganda arimo Cross FM avuga yuko uyu munyeshuri yafashwe afite telefoni bivuga yuko ngo yari yakokoye. Nyuma yo gufatwa rero yasabwe gusaba imbabazi mu ruhame imbere y'abandi banyeshuri ari nabwo bamufotoye amashusho akwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri ayo mashusho agaragara apfukamye asa n'ufite ipfunwe n'ihungabana arimo arasaba imbabazi ku buryo bukomeye cyane kandi rwose butangaje byanateye n'abantu benshi ubwoba. Ngo uyu mukobwa rutwite arimo aratakamba asaba bagenzi be imbabazi, abandi bamushagaye bafite telefone barimo gufotora basharinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo TikTok, Instagram na za YouTube. Mu magambo y'uyu munyeshuri yavuze yuko yafashe iyi telefone kuko naye ngarutse kwibwiye bityo akumva yuko ari uburyo bwiza bwo kwishyura igihombo yari yaragize. Icyo gisobanuro cyateje izindi mpaka aho bamwe bavuga yuko nubwo yari yibwe bitari kumuha uburenganzira bwo gufata iby'abandi ku ngufu. Amashusho kandi y'uyu munyeshuri apfukamye yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga bituma abantu benshi batangira kuhatangaho ibitekerezo bitandukanye ndetse bananenga kino kigo. Hari n'ababonye ko ibyo yakorera rwose birenze urugero cyane cyane ko ari umugore utwite yashyizwe mu ruhame kandi amashusho rwose akajya hanze ku mbuga nkoranyambaga. Abandi kandi bagaragaje ko gukora amakosa bigomba gukurikiranwa nubwo uburyo byakozwemo rwose bitari bikwiye. Iyi nkuru kandi yakomeje kuzamura ikibazo gikomeye ku buryo amakosa akwiye gukemurwa mu mashuri ndetse n'ahandi. Abantu benshi baragira bati ese guhatira umuntu gusaba imbabazi mu ruhame nibwo buryo bwiza bwo kumwigisha cyangwa se no kumutesha agaciro no kumushyira ku karubanda? By'umwihariko rero ko ari umubyeyi utwite bituma ikibazo kirushaho gufata indi ntera ko hari abumva yuko yagombye kwitabwaho mu buryo rwose bwihariye. Igitangaje nuko ibitekerezo by'abantu byagiye mu byerekezo bibiri. Bamwe bati abanenga ibyakozwe bavuga yuko byari ihohoterwa rishingiye ku kumutesha agaciro ndetse no kumukoza isoni mu ruhame. Ababyemera bavuga yuko amakosa agomba kugira ingaruka nubwo batishimira uburyo byakozwemo. Hari kandi n'abanenga uwafashe amashusho akayashyira ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko byarenze ku burenganzira bw'uyu munyeshuri bwo kubaho mu bwisanzure. Iyi nkuru kandi si y'ubujura gusa bwigaragaza n'indi mirongo ikomeye: uburenganzira bw'umuntu ku cyubahiro, uburyo ibigo by'amashuri bikemuramo amakosa ndetse n'ingaruka z'imbuga nkoranyambaga mu gukwirakwiza amakuru. Ibyabereye muri Bishop Stuart University byabaye isomo rikomeye cyane ku bantu benshi, cyane cyane kuba bakoze bino byaba barimo gukurikiranwa ndetse n'uburyo ibibazo bikwiye gukemurwa hadahungabanyijwe uburenganzira bw'umuntu. Nubwo gufata ikintu kitari icyawe ari amakosa, uburyo bwo kubikemura nabwo bugomba kuba bwubahiriza icyubahiro ndetse n'agaciro k'umuntu. Iyi nkuru kandi ikomeje kugirwaho impaka ndetse abantu bakoze bino bintu bakaba barimo barakurikiranwa rwose mu buryo bukomeye cyane. Kandi gukorera ibi ngibi bikaba byabereye mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Mbarara. Mbabwira ni nyine cyari Obi na ngiyi ni Obi Time News mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Mbarara. Obi Time News.